mujye mwemera kugira abantu mutakaza kugira ngo umwanya bavuyemo hahagarara abandi, kuko inyuma y'abantu baguherekeje hari abantu bakingirije batakureba kandi bagukeneye kuruta bakugaragiye. Hari amaso yawe atari kureba, inzozi zawe zitari kugera, harahazi ariko naho haragukeneye. Hari abantu bafata ibintu byacu bazi ngo ntacyo uzimarira, niba barakijyanye kinuka imyotsi yo muri nyakatsi, niba bakiyungurije bagira ngo uracana muri nyakatsi, niba bakijyanye uri umushomeri baguma bazi icyo kinyita bagira ni icy'ubushomeri. Ijwi ry'umukanguzi. Haleluya, haleluya. Bwa byose byabaye mu nzu y'Imana, reka dukomere Imana amashyi. Imana ishimwe. Reka mbasabe tubumbure Bibiliya zacu tuganire ku ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cyo Kuva. Igitabo cyo Kuva igice cya 17. Igice cya 17, igitabo cyo Kuva, igitabo abantu benshi tuzi. Ndibwira ko urupapuro rwa hafi mu isezerano rya kera ni paji ya 67, paji ya 67 ni igice cya 17 cyo Kuva. Baza gusubira inyuma dusome no mu gice cya 13, ariko nshaka umurongo wa 12. Aravuze ngo maze amaboko ya Mose araruha, Aroni na Uri baramuramira, baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Amen. Turebe mu gice cya 13, ariko ndumva nabasaba tugasubiramo uyu murongo. Igice cya 17 umurongo wa 12 mu gitabo cyo Kuva. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko yagira gute? Arakomera ageza ku izuba rirenga. Akire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. 13 igitabo cyo Kuva, murongo wa 17. Reka dusome twihuse. Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya, nubwo ariyo y'ubusamo, kuko Imana yibwiraga iti abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire muri Egiputa. Ahubwo Imana ibagendesha ibizigo ibacishije mu nzira inyura mu butayu ikajya ku nyanja itukura. Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa bafite intwaro. Mose ajyana amagufwa ya Yosefu, kuko yari yararahije Abisiraheli indahiro ikomeye ati Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufwa yanjye nimuva ino. Imana ntabwo izabura kubagenderera. Igice cya mbere muri Luka aba ariho twitsa. Igice cya mbere ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Luka, murongo wa 35, ngendereye umurongo waho wa 37. Haravuze ngo marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuza,
n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo kizatuma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru witwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa 6, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Dushimiye Imana kubw'ijambo ry'Imana twumvise kuva mu gitondo kugera aya masaha. Ikindi nshimiye Imana ni uko rivuzwe mpari. Imana ishimwe ko hari ijambo rivuzwe numva. Bantu b'Ikabuga Vile turamenyeranye, narababwiye ngo Imana niyo itakuvugaho ariko ikavugira aho uri. Wowe nushaka ko ikumva, vugira aho yavugiye kuko ntirahava, iracyahari. Rero ihavugiye numva, ivuganye nanjye. Mbabwije ukuri ko nta wundi muntu umanyura nka Kristo. Nta ubaho ku buryo amanyura tukabona fizi, tukabona school fees z'abana. Nta umanyura atyo ku buryo amanyura imfubyi zigatura i Kigali. Ako Yesu abamanyurire. Ni ukuri Kristo akumanyurire. Hari igihe afata ku ruhande atangiramwo abana akamanyuraho akabagupashije nka 3 baravuze ngo uzarimbuka. Yesu akumanyurire. Data we. No, hari ijambo ryanditswe mwaho rivuga ngo ntiwumvaga igihe twavuganaga nawe uburyo imitima yacu yari gifite, none se mwebwe ntimwabyumva. Imana ibahe umugisha. Imana ishimwe kuri ijambo rivuzwe mpari. None se ninde wundi babwiraga? Ninjye. Hari ikintu Satani yadusigiye ariko adutwara ibindi. Yadusigiye kumva, atubuza kumvira no gukura mu byo twumvise ngo tubishyire mu bikorwa. Iyo ugeze ku bakristo b'Abanyarwanda, aho turakennye cyane kuko turumva ariko ntitwumvira. Bene da mureke mbabwire, imbaraga ziri mu byo mwumva, imbaraga ziri mu byo mwumva zikora mu buryo mwatwaye n'ibyo mwumvise. Ibyo mwumvise uburyo mubigendanamo nibyo biproduce, nibyo bikora, nibyo nivuga ngo nibyo sinzi uburyo ndi bubivuge, nibyo bimultiplier, bikubamo umusaruro, bikaduha inyungu y'ibyo twumvise. Ntabwo umubibyi kubazi ko kubiba bituma asarura, ntabwo bihagije ngo asarure kandi atabibye. Kuba byumva akabyemera, yamara kubyemera akanabikora, nicyo kimuhesha umusaruro. Imana kumanyurireho. Dusomye ijambo ry'Imana, ntabwo mbatindira, ntiwatinda ahantu Irene amaze kubwiriza waba ufite abadayimoni. Ndavuga bikeya nitwisengere. Imana ni nziza we. Aka kantu kanze kunshiramo. Byanze kunshiramo pe. Nta wundi muntu wakumanyurira ngo uture i Kigali. Je, nta wundi muntu wakumanyurira. Nawe. Haleluya. Amen. Jewe 8 wanjye barawumpaye ndawugurisha nguze nk'utumoto, umuvandimwe araturya biraduteranya. Zamuka niyiziri naha ngaha mpageze, ariko naje Imana ivuze giye kurambagiza mbwira umugore, ndamubwira ntubutaka umuntu atajya bura nubwo ashyingurwamo, ariko ubwo guturamo simba ufite, nta handi hantu mfite. Ariko nukuri kw'Imana nsigaye nsura ibikingi ngatembera nkajya mbwira umuntu ngo hirya iriya. Ninde se wakumanyurira? Twigeze twirirwa tuhazengurukana nta bwoba nguyu. Ndamwana bigarukira hirya iriya.
ninde se wundi uretse Kristo? Kumenyukiza bibereye umugisha nishina banuko nasobanura urukundo rwe narwumvise rugeze ku mutima tumva imbaraga nyazo sibo. Haleluya! umutima uruzuye umwami ni mwiza tumva imbaraga nyazo. Mubwira shira amanga umwami ni mwiza pe aruhuka umutima. Mubwire gutinya umwami ni mwiza pe aruhuka umutima. Sumukunzi wanjye. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ishimwe. Dusomye amagambo y'Imana aratubwiye ngo amaboko ya Mose arananirwa. Ntabwo ntinda ndagira ngo dufatikanye dusenge. Amaboko ya Mose arananirwa. Amaze kunanirwa bakora iki kintu, bazana ibuye barishyiraho Mose yari ahagaze, baramubwira ngo wikomeza guhagarara, icara kuri iryo buye. Icya kabiri baramubwira ngo kandi emerera uruzi afata ukuboko kwawe na Aroni afata ukundi kuboko kwawe. Nimunyumvira mu mubiri murasigara. Mose arabyemera aricara. Aroni na Uri baramufata. Bibiliya tubwiye ngo kugeza ubwo izuba rigeze rite. Ese ubwo muzi igisobanuro cy'ijambo izuba? Izuba risobanura agakiza, kandi agakiza gaturuka ku mukiza ni Kristo Yesu. Kuvuga ngo kugeza ubwo rirenze ni igisobanuro kivuga ngo kugeza ubwo n'umucyo utakiboneka. Ibyo byo turabyemerana. Abize geography murabizi izuba niryo ritanga umucyo wose tubona inaha. Ababyize nyine murabizi ko riri muri sekte y'inyenyeri, bavuga ko izuba ariyo nyenyeri nini baho kuruta izindi. Hanyuma ukwezi kumurika umucyo kwakuye ku zuba. Birasobanuye ngo ukwezi ntikunawugira, ahubwo kuramurikirwa nako kukamurika. Ukwezi gusobanura abigisha, ababwiriza butumwa, hanyuma abakristo bashushanya inyenyeri mujya mubona zicanye ku bicu. Nazo zigira imuri zitandukanye. Burya rumwe mujya mubona rufite urumuri rw'umuhondo, rucana cyane kuruta izindi nyenyeri kuko ruratwika rugera muri 600. Umuriro warwo gutwika, ntabwo mvuga kumurika kuko urumuri ruturuka ku muriro n'ubundi. Murumva mu icyo kinyarwanda urumuri, umuriro. Si ibyo nshaka kuvuga ngo kugeza aho izuba rirengeye. Numva nshaka kubivuga ntuje, nkabivuga gahoro, avuga ngo Uwiteka aguhe abagufata amaboko, kabiri aguha wicara, kuko uhagaze igihe kinini utagira icyicaro, nta ntebe, unanijwe n'intambara wari urimo, amaboko warambuye n'agaragaza ikimenyetso cy'ubutwari bwawe no gutabarana n'Imana. Ariko nubwo wabigerageje ntibyatumye utananirwa, ariko aho unaniriwe, aho urwanirira, Uwiteka usabiye abagufata amaboko. Haleluya! Babisubiramo gahoro ntuje, kandi awufatiye amaboko niruhere w'icyicaro n'ihumure. Mani bahumugisha, Mani bahumugisha. Iri jambo dusomye rirambwiye ngo Imana ikura Abisirayeli muri Egiputa
Farawo amaze kurekura ubwo bwoko ngo Imana ntiyabakundira kunyuriza ubusamo. Inzira z'ubusamo ni ukunyura ahantu hatuma ushyika vuba, sibyo ra? Noneho ngo ntiyabakundira banyuriza ubusamo, ngo ibanyuza mu butayu. Bibiliya yongeraho ijambo rivuga ngo ibanyuza inzira z'ibizigo. Imana ishimwe, iri teraniro riraryoshye pe. Nejejwe n'abantu badukurikiye online. Imana ishimwe ngo ntiyemera banyura inzira za hafi. Burya muri karitsiye ubamo habamo umusore mwabana mu kubaka rugakomera, ariko ntishaka kunyura hafi. Biroroshye ko yakurambagiza atarahura n'uw'amahoro, ariko reka banza mwiriranwe, niyo yashatse kunyuriza ibizigo. Hari ikintu maze iminsi nkumbuye, nimbivuga muragira ngo ni ubusazi. Ndabizi mu mitekerereze y'umuntu niho ibyo atekereza bikorekerwa. Imirimo y'umuntu ituruka mu bitekerezo bye. Maze iminsi nkumbuye inzu yanjye. Hari igihe mvuga nti ubu nayo irantegereje. Hari ibintu nkunda guhagarara ku ishantiye ndi kubaka inzu yanjye, nkamenya ahantu nashyize sima nyinshi, nkamenya itafari rikomeye. Ubu namaze kumenya nakomeye haturuka. Noneho Imana ishima ko itunyuza ibizigu, ikabanza kugutuza mu nzu. Muri saro nibyo harimo supavoma cyangwa se uduce tw'amakaro, cyangwa harimo umwobo ku buryo ushobora gukandagira ukarigita. Inzu z'i Kigali murazizi, ikakunyuza iz'ibizigu ku buryo ubanza ugaturaho, kandi iwawe habaho, iwawe hahari. Ikakunyuza iz'ibizigu. Kandi Imana hano itangarije, ibanyujije iz'ibizigu ibakura muri Egiputa. Irimo irabavanayo, ariko ibanyujije. Ijya ibyemera ko ufata lisanse ukaba uyishyize mu gatiriwari, ukayigereka hagati y'ibindi bitabo ukabikaho, ugafata telefone ukajya gucuruza amayinite, kabibikwemereye. Ikagucisha iz'ibizigo. Babakirisitu bararakaye. Ijya ibyemera kwikunyuza hirya iriya kandi kuzanye hafi aha. Noneho ikintu cyantangaje, muzi ikintu gitangaje, inagabanyamo inyanja kabiri. Ntabwo yagabanyije hagufi tuyishime, oya. Abantu babizi, iriya nyanja itukura ahantu Abisiraheli bavuga bambukiye, uretse ko bagereranya bavuga ahantu hatatu, nubwo abantu ntabwo bahavugaho rumwe, ariko icy'ingenzi ni uko yabambukije inyanja. Hamwe bavuga iyo nyanja ikubye u Rwanda inshuro zirenga 10. Ikubye u Rwanda inshuro zirenga 10, igabanya kabiri, iravuga ngo nimuhagende n'amaguru. Ibaciriye inzira, ariko baruha bagenda. Kandi baciriye icy'ingenzi, ntabwo ishaka ko bahita bashyika, kuko kwambuka inyanja itukura ntibihita bibashyitsa muri Isiraheli. Hari ahandi bari bunyure, simpatinda, hari ahandi bari bugende banyura, ariko kuko idashaka ko banyuza ubusamo, irazengurukijeho. Nihute ngere ku cyo nashakaga. Mose nubwo ari muri izo struggle, nubwo ari muri urwo rugendo rugoranye, ari ku ijambo Yosefu yavuze. Yaravuze ngo ndabizi neza Imana yanyu ntizabura kubagenderera. Ndabizi neza. Ngewe Yosefu kuba ndi hano, nabaye n'Imana. Ndayizi Uwiteka Imana ya Isiraheli. Igihe cyanjye ntabwo kizagera kiri, muzajya muri Isiraheli ntagihari, ariko ntabwo gupfa kwanjye bizatuma mutagenderera. Imana yanjye izabagenderera. Ndabizi nubwo mpfuye. Ndagira ngo menyeshe imfubyi iri hano, kuba ababyeyi baragiye komera, boy ihangane, ariko turi Imana itakugenderera. Ndagira ngo mubwire nubwo ukoresha kukigukeneye, ariko ihangane, Uwiteka azabura kubagenderesha.
Yerusalemu we ntabwo Imana izabura kubagendera. Kabuga fiye Imana izabura kubagendereza. Morideka ntabwo Imana izabura kubagenderera. Yosefu arabivuga, aravuga ngo njyewe ndagiye, njyewe ndikumva ngenda, umurimo wanjye ndawusoje. Mujye mwemera kugira abantu mutakaza kugira ngo umwanya bavuyemo hahagarara abandi, kuko inyuma y'abantu baguherekeje hari abantu bakingirije batakureba kandi bagukeneye kuruta bakugaragiye. Mujye mwemera kugira ngo abo muhura, kugira ngo abo bakinguruka abandi, mujye mubyemera. Peruka kubwira abantu, ndababwira nti mu buzima sinzi impamvu ntekereza naravuze ni ntabwo nkenera inshuti gusa, nkeneye n'umwanzi unyigisha kubaho mu gihe ntabona urukundo, kuko ibyo bihe tubinyuramo Imana ikitunyuza muri urwo ruzi mu gihe cy'ibizigo. Hari umuntu w'inshuti yanjye yabonye akazi akabona turi abashomeri, ariko ninjye wavunikaga ko nabonaga dukeya tukadusangira, noneho ahita twigumuraho atuvaho. Ni ukuri ntibyambabaje no kutuvaho. Naramusuye ndamubwira nti kugutabara kwawe Imana iranyorohereje. Ndamubwira iranyorohereje kuko navunikaga, nababazwaga nuko ntacyo ufite, noneho n'utwo dufite tukaturira rimwe. Namwana ubu uzingura turuse, ariko Imana irizavinze n'ibyo twasangiraga twese tugiye kujya tubisharinga turi bake. Mwebwe mujye mwemera na bene abo bantu tubane nabo. Imana ibaha umugisha. Mwambabarire nkababwira aka kantu, ariko si ukuvuga nabi, munyumvire mu mwuka ndimubabare. Abantu bamvuga neza nta kintu na kimwe bajya banyungura, kuko ntibinyigisha kugira uko nitwara, ariko abantu bamvuga nabi batuma niga uburyo ngenda. Murakoze. Mu buzima umuntu agira n'inshuti zimuvuga ibyiza atagezeho, zikakubeshyera ibyiza utazikoreye. Burya baba bameze nk'abanenga aho wageze. Umuntu ukuvuga ibyiza utarageraho angana n'ukuvuga ibibi utakoze, bose ni bamwe. ngo ubwo nibwo akubahishije kugushyira ku rwego utarageraho, biba bigaragaza ko ahinyura urwuriho. Abo nabo tubana nabo, kuko nta muntu uzaryoherwa n'isezerano ryawe. Nihute. Ariko Yosefu abonye agiye kugenda, ntiyagira ishyari ngo ndagiye. Areba Abisiraheli aravuga ngo nimuhagarare hano. Arababwira ngo mushobora kuzibagirwa, ariko indahiro murayizirikana. Aravuga ngo nimurahire ko mutazasiga igufwa ryanjye inaha. Uyu mugabo ushaka kumutindaho gatoya. Yosefu ni mwene Yakobo. Yakobo ise ni Isaka mwene Aburahamu. Singaruka kuri urwo rubyaro. Uyu Yakobo yahinduriwe izina yitwa Isirayeli. Imana iramubwira ngo ubaye ubwoko bwanjye kuko uzambyarira imiryango nzigaragarizamo. Imiryango Yakobo yabyaye niyo yavuyemo imiryango y'Imana. Reka mbyite gutyo, reka mparenge naho. Yakobo agera igihe abahungu be barakura, baragenda barabagira nk'uko muzi byagiye biba kuri Yosefu. Yosefu bene se bamwangira inzozi. Ikintu gitangaje, Yosefu bamurwanyije inzozi zitarasohora. Iyo bareka kumwereka ko ari abanzi be zitarasohora, bakamurwanya zisohoye, bajyaga kumushobora. Ariko bamaze kwigaragaza inzozi zitarasohora, bamurwanya bagira ngo bari kurwanya inzozi. Bafashe uwo wose, ariko ntibafata ibyo yarose. Nshaka kubivuga nitonze ku buryo munyumva. Umukristo ugira inzozi, simvuga zimurota gusa uryamye. Umuntu ufite ahantu ashaka kugera, ntabwo kukuboha, kukuzinga no kukuroga ntibikubuza kugerayo.
ntabwo bikubuza kugerayo, ahubwo kumva muri wowe utakigenda, guhagarara kwawe nibyo byonyine bikubuza kugenda. Ariko abantu baguhagarika, ndagira ngo nkubwire ko uwagufata adafashe inzozi ntacyo aba agutwaye. Iyo umuntu agufashe ntafate inzozi ntacyo agutwara. Hari umuntu nawe ndi kumwe nawe turi kuganira, ndamwani kugira ngo umunyafurika agere ku iterambere nuko abanza kubaha ibitekerezo bye. Iyo utarubaha ibitekerezo byawe ubaho mu nzira y'ibitekerezo by'abandi. Yosefu bene nyina baramwanga, bamwanga urunuka. Noneho nimbivuga nti mumbabarire, ndisegura ku bantu simbagushe. Uru rwango rwari rwejejwe ku Mana cyane, kuko Imana iri gukoresha ubwanzi bw'abanzi ba Yosefu kugira ngo bamuterure bamugeze muri Egiputa. Nta yindi nzira yari kunyuramo atagurishijwe. Ntibari kumugurisha bamukunda, ntabwo bishoboka kugira ngo ise Yakobo agakurikirana umwana we. Bafashe Yosefu bamuhindurira umwambaro, bamugaragaza uko atari, bamutanga Yosefu. Iyo se ahura na Yosefu, Abishimayeli bamuguze, ntiyari kumumenya kuko yari mu ikanzu atamuguriye. Ariko kandi ikanzu basaniye Yakobo biroroshye ko amumenyeraho umuhungu we kuko niyo yamwambitse. Sinzi niba muri kunyumva, Imana ibahe umugisha. Noneho Abishimayeli nabo iyo bahura n'ikanzu ya Yosefu isize amaraso ntibari kumenya nyirayo, kuko bayambuye Yosefu ataragurwa. Munyumvire mu kirere gituje, hari ikanzu wambuwe ariko wari warambitswe. Abishimayeli batigeze bamenya ko yari iyawe. Hari umwenda wawe Abishimayeli batamenye. Urukundo Yakobo yakundaga Yosefu, Abishimayeli ntibigeze bamenya ko Yosefu yigeze akundwa. Ariko ntibyatumye Yakobo atarigeze gukunda. Ndagira ngo nkubwire ko Yakobo yari agikunda Yosefu. Imana iremera, nshaka kuvuga kuri izo nzira z'ibizigo. Imana iremera mu rugo rwo kwa Yakobo habamwe ikiriyo. Mu gihe kwa Yakobo bari gukora ikiriyo, Abishimayeli bari guserebura ko baguze imari. Imana iremera umugabo wiseguye ibuye akabona abamarayika bamanuka bava ku ijuru bazamuka bamanuka. Umugabo wakiranije Imana n'abantu akanesha, Imana iramwemerera aravangirwa, akora ikinyo cy'umuntu uriho kubera ikimenyetso cy'ikanzu. Kubera ikanzu dufite abantu batwaye utunyita tw'amakanzu batujyana mu maofise runaka, bajya kutuvugiraho ibintu muri ofise, baserebura bavuga ko tutagishoboye gukora. Nyamara Yosefu aracyabaho, Yosefu aracyahari. Hari ahantu twibagiranye kubera ibinyita by'amakanzu yacu babonye. Ibinyita babijyanyeyo baravuga ngo byararangiye. Sinababwiye umugabo w'umusirikare yavaga mu rugo agiye mu kibari, yagerayo umugore agahita asara. Ndabyibuka nari bibabwiye hano. Ariko igihe kimwe umugabo aragenda afata imiceri ayorosaho umwenda arasenga, avuga ati mwami aya mahanga nza. Bagereranya n'ibiri iwanjye, azinga umwambaro aravuga ati mukuye kuri aya mahwa n'ibiri iwanjye bihanda nabyo biveho. Hari abantu bagira operation mu buryo buri spiritual. Niba wicaye hano Imana irahakorera, ntuceceke tera. Hari abantu bafite ibintu byacu basi ngo nakizimarira. Niba bakijyanye kimuka imyotsi yo muri Nyakatsi, niba bakiyungurije bagira ngo uracana muri Nyakatsi, niba bakijyanye uri umushomeri baguma bazi icyo kinyita bagira ni icy'ubushomeri.
ibimenyetso by'ukuriho bakabisisibiranya. Wahamagara umuntu akakubaza icyo ushaka, muziranye buri munsi telefone ikakubwira ngo ndahuze. Kibaza bazahuguka ryari bavugishe. Nukuri bene dashuti z'umusaraba, nimutangazwe n'urugo rwa Yakobo rurimo ikiriyo cy'umuntu uriho. Twishi Imana iraceceka, Imana iratuza. Ariko umugabo uheruka kurota, umugabo wafashe marayika bakagundumukana bakarwana kugeza ubwo marayika avuga ati mbekura, ati sinkurekuye. Umugabo wafashe umugisha wa mukuru we Yesawu arawutwara, burya ntiyanawibye, yarawurazwe kuko yawuguze ibishyimbo, arawugura arawubona. Umwana wakuriye imbere ya nyina Rebeka, burya Yakobo yari azi guteka cyane. Hanyuma Rebeka yari afite ijwi ry'Imana rivuga ngo umutoya azaruta umukuru. Umuntu igitangaza cyabereyeho, aho kugira ngo abanze umutwe avuka hakabanza ukuboko. Yabanje ukuboko ntiyapfa. Nyina amubonye aravuga ngo wiswe Yakobo, bivuze ngo warwanye cyane ushaka kuvuka mbere ngo witwe umwana w'imfura. Burya kwitwa Yakobo ntabwo ari uko yariganyije Yesawu umugisha, oya, nuko yari ashatse kuriganya Yesawu bari mu nda ngo avuke mbere abone umugisha w'imfura. Umuntu wamenye kujya gusabana n'Imana aravuga ngo ndagarutse mvuye kwa marume Labani, reka asiga inshoreke ku ruhande. Asiga inshoreke, azana imvumba ye ayishyira munsi y'igiti mu mizi, arayicukurira, arangije asenga Uwiteka apfukamye ari wenyine, yasize inshoreke ku ruhande. Akora ikiriyo, Imana ituje kandi izi neza ko ikiriyo arimo nta mupfu uhari. Imwima amakuru y'ibyago ari kuvuga agira ngo hari urupfu rwabaye. Faustin, nta gikuba cyacitse. Yosefu aracyariho, Yosefu aracyariho, Yosefu ariho, ikiriyo kiriho kwa Yakobo, ariko na Yosefu ariho. Beruka guhamagara Faustin nikanze, ndamwana ingize ubwoba. Narabimubwiye ngo ndamwana bampaye igipromosiyo menya bigiye kundangirana. Uzi ko inzozi zigisohora. Nagiye kubona mbona igipromosiyo riri ndatari ku rwego rumwe kabiri gatatu, barambwira ati ni wowe, ni ninjye nyine. Hari uburyo Imana tujya dusigesuwe, inzozi ziracyasohora. Reka nihuta aho marenge, siho nshaka kugutinda. Yakobo akora ikiriyo. Dufite abantu basoje ikiriyo, banashyinguye. Mbere y'ikiriyo umuntu arashyingura, nyuma yo gushyingura hari ikintu twita gucana. Ni mu by'ubu iyo turi gucana igihe cya kiriya gishyito, babivuze ngo turakibuka ibigwi bya nyakwigendera, none turamutaramira kuko biba bikiri hafi. Biriya bigira imigenzo runaka ndashaka kubabwira by'iminsi mirongo bafatiraho by'umuntu waboze n'ubundi n'ibindi. Imiziri ivuyeho ku bantu bakuru nibo babizi, sinshaka kubitindaho uko umuco w'Abanyarwanda tubifata. Hanyuma hakaba n'ikintu twita gucanura. Icyo Kinyarwanda ntimukizi? Iyo ducanuye biravuze ngo uwapfuye ntagume ku mitima y'abasigaye, ntababuze gukora, mugende musubire mu buzima bugize bute busanzwe. Ariko nubwo dusubiye mu buzima busanzwe, ntibufite wa wundi twasibukiye. Hari abantu bashyinguye diporome barazishyingura birarangira, ikiriyo kirarangira, turabaherekeza tumenya ko nta kazi mugira. Ibyo tumara iminsi tubafasha ku kiriyo,
ukikabura turagusura. Ikimenyimenyi ko utangiye kurambirana no kwibagirwa nuko nyuma yo gucanura usurwa n'umuturanyi wa hafi. Burya abakure ntibaba bakigenda iwawe, ntibaba bakizi. Hari abantu bashyinguye birarangira baravuga ngo ibi byiza ntibihwiriye, bariyakira baravuga ngo naho ahangaha badukatiraho kuba natwe twikatiraho, turavuga ngo ngaha. Ubu bwashize twari mu materaniro, ndabyibuka twaganiriye ku ijambo kwizera. Tuva hano Faustin arambwira ngo arizeye, njye ndajya mbaha ibihamya bifatika. Arambwira ngo ndizeye nshaka kujya kugura ikibanza nanjye nkubaka. Ndamwana igenda bikubera uko wizeye. Ubu kirahari ntigihari? Imana ishimwe. Nyine kirahari, ariko mbere y'uko kiboneka yari yarabishyinguye. Ubu hari abantu bashyinguye akazi mutakigakeneye, ntimudepoza, inzozi ntizikiriho, ntugitera intambwe ngo ugere mu masezerano. Reka da, hari abantu batacyumva yaguruka kurira indege akagenda. Inzozi barazishyinguye, tugufasha ikiriyo, turasibuka turagenda, nta n'ukigusura. Birarangira. Hari umugabo w'inshuti yanjye yabaga muri Malawi, sinzi ubaho ari, yabaye mu gace kamwe sinkavuga, abajura baramutera basanga nta mafaranga afite. Icyo gihe yararaga mu iduka, bafata agafuka ka kilo 25 n'akandi ka kilo 25 babimutereka mu gatuza, bamumena peteroli ku birenge baratwika. Umugore waraza aramuzimya, atarashya cyane ariko arashya. Turi gusenga, Imana iramubwira ngo ngukuye hano nkujyanye ahaharuta. Umugabo yaransekeje arambwira ngo ibi ngibi biri gutuma banyica, uwabireka higira kuragira inka. Uzi ko hari abakristo bajya bahisha amashimwe kubera ntuza baba babonye, akavuga ati simbivuga yumva, ukemera ukabishyingura tukanakurikira. Imana iraterura umugabo iramujyana iratumbagiza, akora ibiduka n'ibiduka imahanga, atera imbere, atangira gukora ku madevize. Amadevize ni amafaranga y'uburyo bwose, sinshaka kuhatinda. Ariko mu mutima we yarazi neza ko birangiye, aho ari, aho atuye nta kuhimuka, umwana we nta kurya. Tujya dukunda kuvuga ngo nta mukiranutsi wishwe n'inzara. Burya ni Dawidi wabivuze, burya ni Dawidi. Ariko ndagira ngo mbabwire, nge ndabaza abakristo bacu muri iri torero rya Pentecote bashumba, ndabazi bashinguye kubera inzara. Nta mugabo wabahaye ubuhamya wazanye ibi byo guteka ibishyimbo bya mitiyu bwa mbere, sinshaka kuvuga izina rye, akavuga ati nge naramushyinguye w'inzara. Imana imwigisha guteka ibishyimbo, aba ari wo mushinga umuzahura. Hari igihe bijya bishoboka ko Yosefu afatwa, Yosefu bakamugundira, ikanzu ya Yosefu igasirikira. Ndagira ngo mbabwire, Yakobo uteruye ikanzu ya Yosefu akumbuye umwana we, n'umwana we akumbuye se, ariko ntabonye umugisha wo kuhagera, ariko ikanzu ye iragiye irahageze. Imana ni igitangaza. Uzi Irene kubwiriza umuntu utagusuhuza, akicara agafata amasaha ngahe ari kumva inyigisho zawe, ariko muri wakumva ntiyaguha umwanya, ariko akicara kumva indirimbo mwaririmbye akavuga ngo Imana ishimwe. Abakristo benshi nuko bateye. Uzi ko bajya bashingura umuntu bagasigarana ikanzu ye, uzasanga akubwira ngo ndagukunda, ngo Imana ikorera muri wowe, ngo itagikorana nawe nta n'inyinya nakwereka. Burya ni ikanzu yawe agira, ariko wowe ntabwo ufite. Ngo
nimukoresha igiterane muronshinge murebe ko mubona inkunga ye. Ndagukunda wabwirije ndafashwe njya mpura n'abantu bateye batyo. Niba ari ibintu tumenyereye abantu batubwira ngo baradukunda, abantu dukumbuye n'abashyira mu bikorwa urukundo badukunda. Yosefu baramugundira ikanzira ajya y'igihe bamurega ibinyoma muka Potifari. Njyewe nigereye muri Egypte, narahageze muri Kufu, mu mapiramide narahageze, mu nzu ndangamateka ya Misiri narahageze. Handitse ku ibuye, handitseho ngo igitangaza cy'inkora amahano, mu Kinyarwanda nuko wabisemura ngo umugaragu wafashe nyirabuja ku ngufu. Muri Egiputa jusqu'à présent baracyazi ko Yosefu yafashe muka Potifari ku ngufu. Narinje umugabo twari kumwe w'Umunyegipte, ndamubwira nubwo muzi ko Yosefu yafashe muka Potifari, ndamubwira ngo muzi ko akiba no muri gereza. Hari abantu bagendana ibimenyetso by'ikibi twakoze bakagira nibura agashusho kamwe k'ibyiza twigeze dukora, bagacunga ngo ukose baguhane, batarigeze baguhanura cyangwa ngo bagushime rimwe. Bagendana ikanzu, ariko Yosefu ntibamuha agaciro. Ariko ndagira ngo mubwire ngo nubwo bafite ikanzu, Yosefu ariho. Ndabisubiramo, Yosefu ariho. Ndabisubiramo, Yosefu ariho. Manishimwe nubwo barekuye Yosefu bakagendana ikanzu ya Yosefu, ntabwo byishe Yosefu. Yosefu ariho, amaraso bayasize n'ay'intama, ariko Yosefu ariho. Imana ishimwe. Naratangaye, umugaragu wafashe nyirabuja muri uyu munsi bikaba biri mu mateka y'ibyabaye mu bami. Ajya muri gereza, ise yaramwibagiwe. Ndagira ngo mfungire hafi dusenge. Ise yaramwibagiwe. Sinzi niba iki kintu mucyumva. Iyo yibuka ko hari Yakobo yari gutakambira Imana ya sekuruza, akavuga ngo Mana ya data Isaka na sogokuruza Aburahamu, fasha untabarire umwana wanjye. Iyo amenya ko hari yari kumusengera, cyangwa se akajya kumwera. Ariko Imana ntiyashimye ko Yakobo amenya ko Yosefu akiriho. Ahantu Yosefu yarari we yarirebaga akabona ariho, aho Yakobo ari agashaka Yosefu akamubura. Hari ibintu ushakira hafi n'aho uri ukabishakisha ukabibura, ariko ndakubwiza ukuri, kubibura kwawe si igisobanuro cy'uko bidahari. Warereye aho bitagaragara, ariko aho biri biriho. Ndakunda kubaha ubuhamya abantu ba Kabugazire, twabanye namwe turinze zengere, tumeze nabi, tutagira nayo kugura ibishyimbo byo kurya. Njyamaho ubuhamya, tukanezezwa no kurya ibiryo mwatetse mwatugaburiye, Imana ibaha umugisha, tukabirya gutya tugashimira Imana. Hari ibintu tutashakishaga hafi aho ngo tubibone. None Irene atangiye kutubwiriza, akatubwira ngo hari ahantu ujya kurya ngo bakaguha agatambaro ngo uhanaguze intoki. None se mwagize ngo yakabonye atagiyeyo, yabimenya ate? Irene ubaha ubwo buhamya. Ubukwe bwe bwabereye muri Nibature, ababutashe barya umugati n'icyayi cya mukaru. Hari ibintu dushingura, igihe tuzi ko bihari, ibitekerezo byacu ntibimenye, ariko byo biriho. Haleluya. Hari amaso yawe atari kureba, inzozi zawe zitari kugera, harahari, ariko naho haragukeneye.
nigeze nicara ndi kwifotoza ku irangamuntu usanga banyise amazina mama yandikishije andi mazina ndagenda ndahinduza irangamuntu iranserereza nimbivuga muragira ngo ni ukwiyemera ni ubuhamya Imana ikora none uyu munsi ndajya kwicara nkumva umuyobozi runaka arampamagaye akambwira ngo ufite urugendo aha naha bwashize twishimye arampamagaye arambwira ngo nagushakaga ndambwira ubu ndi muri Sinayi yampamagaye ndi muri Egiputa ndambwira ubu nageze muri Egiputa kare kandi nibyo nyine narindiye ndambwira ntabwo ndi kumwe nawe shayi umpamagaye ariko nkimanuka indege twari twarashyinguye turabishyingura turezaho na kondo n'umusaruro asaza barawucana ngeze aho nashakaga soza Yosefu muri ibyo byose abona bene se bene nyina abona barahindutse ese ubwo mwanyumvishe bamwe bajyanye ikanzu ya Yosefu n'amaraso y'intama bamwe batwaye ibimenyetso agiye kubonabona baje n'utudobo aduhagatiye bashaka umuceri n'ibishyimbo bashaka ingano narantiye sinzi niba hari abantu babizi n'ibyo bita amabenga twabiryaga mu nkambi na polish tukazirira mu bikombe abona barahingutse basukuna n'inzara kumbi uwo bagurishije bamukuye mu maboko y'inzara munyumve bamukuraho yaroteye bamujyana mu biryo munyumve mutuje bamujyana no mu nzu nziza. Haleluya! ndasubiramo bamurwanyije kubera inzozi bamwica ariho baravuga ngo twebwe ntituzakuramya bamujugunyiye bazamwikubitira imbere. agiye kubona abona barahinduka. aha harashushanya ubwami bwa Kristo n'Abisiraheli bamubanje. ntabwo napfa ubusa ngo mabwire Yosefu ndeke Kirisito wacumura Yesu. Yosefu baramugurishije na Yesu baramugurisha. Yesu bamukuramo ikanzu barayifimbira na Yosefu bayikuramo bayisiga amaraso. aha yashushanyaga ubwami bwa Kristo buvuze ngo bamwe bakubambye bazakwikubita imbere bazatinya guhinduka imbere bazahinduka ubwoba gusa ukwirambura inyabwambaro n'ibiyensakwa. hari abantu muzi ngo Yesu ntiyigeze afungwa bamwishe amaze iminsi 3 afunzwe. bamwishe amaze iminsi 3 muri gereza. hanyuma umujura bahuriye ku musaraba abajura babiri bashushanya umwe wavuyeho akarimbuka n'umwe wavuyeho akabona ubwami Yesu yabwiye ngo turi bubane muri paradizo. bashushanya bamwe bari kumwe na Yosefu muri gereza babiri. umwe yaramubwiye ngo urasubira ibwami ujye guseriva, undi aramubwira ngo umutwe wawe barawurusha. byari ishusho y'ubwami bwa Kristo. ngeze aho shaka ahangaha niba nshaka kubabwira ijambo rivuga ngo abakiranutsi barasa. nshaka kubabwira ngo abakiranutsi bameze kimwe. ijambo Yohana yavuze atijijwe rihabwa agaciro nk'irya Irene mu Kristo. ibi ntimubyumva shwi, muracyari kure ntimubyumva. Yakobo yarahagaze yirebye abonye ari perfect, abwira abo bari kumwe arababwira ngo Eliya nawe yari umuntu wese. ibi narabivuze ni
ijuru nta muntu n'umwe nzarangarira ndeba iyi muvuge ngo muzarangarira no Eliya yageragejwe mu gihe cye atabarwa n'umwuka w'Imana umurimo natwe nitugera mu ijuru tuzaba turokowe n'umwuka w'Imana ukorera muri twebwe aho kugira ngo turangarire abera tuzaba mu iteraniro ry'abera natwe twitwa abera tuzareba Kristo duse nawe bagira ngo mubwire ngo bafashe uwavuzweho ariko inzozi ze ntibazifashe Yesu aramufashe ariko ntibafashe intego yari imujyanye ku musaraba Muka Potifari yabwiye Yosefu aravuga ngo reka turyamane Yosefu aravuga ngo ibyo ntibishoboka aho abantu batari abagaragu bawe batari Imana data wa twese iri kundeba Yesu nawe bafashe umusaraba ntabwo mvuga imitego yose yagiye asimbuka barawumukorera kugira ngo nanyura kuri rubanda aganye naganya abamwizeraga bacika intege ariko Yesu ntigeraganya abwira abagore bariraga aravuga ngo nimwiririre n'urubyaro rwawe nta marira afite arabizi ko mu rupfu rwe niho harimo umurama w'agakiza hari n'umurongo ikigeragezo urimo Imana irabizi ko cyaguteruye mu maboko y'ababisha bawe ariko cyakujyanye inzozi zizasohorera Imana izimwe izatabara umuntu utageragejwe Imana ntizakiza umuntu utararwaye hari ubuhamya dufite budukomeza ariko bwaturutse mu makuba akomeye twanyuze ubu nta ndwara yampagarara imbere ngo impahamure reka da ntayo nta ndwara yambwira ngo urapfuye na kanseri nabanye nayo irashira ubu uzambwira ngo kutabyara nibyo pe biraryana nanjye nabimazemo igihe gitoya kingana n'iminsi 2 kuri ngewe namaze imyaka 2 twabaga turi kurya turi ku meza nkabona madamu araturitse ararize yarira gahaguruka kigendera nagera ya mu cyumba kambwira ngo umuryango wawe uzamba gute arize ifate nkawe ndi imfura yawe y'umuhungu nanjye ngo ufate nkawe uri imfura yanjye y'umukobwa tubyara ibitsina byombi bigutwaye iki ariko nge narabyumvaga ariko watabyumva hari ibintu bitazamagarara imbere inzara ntizaza narayishonje uyu mujyi wa Kigali nawe umazemo icyumweru ntararya na rimwe nabuze ibyo ndya ntari gusenga ntabwo uzambwira ngo kwambara ubusa narabwambaye ku buryo byaratobotse hagarara mu nguni n'uyu munsi abahasengeraga bahita mu nguni ya mugabo bagira ngo ni ugushaka gusengera mu nguni ngo ni umwuka wanjyanye wae ko ari ipantaro yari yaracitse yatumaga mpagararayo se uzambwira ngo kuba mu nzu Faustin yaransuye nguyu egera hino ngo hino yaransuye nababwira ibyo namukoreye yansuye yaramusuye agakirira iwabandi ngira ngo niwe niba bakamubazura bese kandore nagiye kubwira aho bakirira nagiye kuhakwira yari kuhicara ateze yari kuhicara ati nafata mwifuza mutumwe nkabona 2 cyangwa 5 baguhaye nkabona simbigura n'ibirayi ngo ngure na envelope n'ay'imboga n'ibishyimbo kabitwara mu mupira zuko inzara zambwira iki ubwinzara zambwira iki igisuzuguriro nagiye kubwiriza umugabo wohereje ngo aze kumfata kandi ngiye menya ko ari wowe sinari kuza kukureba kandi ari kuri moto ishaje ubuse muzasuzugura mu ntwari iki urumva mwabigenza mute mu by'ukuri ngo baramvuze nahagaze mu iteraniro rya ngambaniye babwira umukobwa wari utwite witwa Diane baravuga ngo uvuge ko Miseterero waguteye mwebwe muzavuga ikihe kindi gishyashya Diane arahagarara aravuga ngo Imana ibabarire ngo Miseterero yanteye inda ntayigeze musuhuza na rimwe mbabwira n'ibindi oya Yosefu aracyariho Yosefu ariho haleluya icyo cyari ikirinda n'ikazi yari ikazi ya Yosefu ariko Yosefu ariho oh Imana ishimwe Yosefu ariho
Yosefu abona bene nyina bene se abona baraje, ababonye arabamenya, bo ntibamumenya, bo ntibamumenya, bo ntibamumenya. Ubundi se bari kumumenya bate? Bagusize uri mayibobo, none uyu munsi umubwiriza w'ubutumwa yari kukumenya ate? Akwiye kuba afunze none uragikiye yakumenya ate? Yari bari kumumenya gute? Yosefu bazi bari baramukuye aho Herode bamuta mu nzozi ze, bagira ngo bamubwire ko Imana igiriraga amaboko. Haleluya! Bamuheruka ariko hose. Nigeze nira umwana amasogisi icyo gihe nari ngiye ahantu, mutira sokisi kuko sinari bwambare, gutira ugatira na sokisi. Ndazambara njya ahantu ku rusengero rw'abepisikopari, hari umuterankunga wari ugiye kuza agiye gufasha abana bakina futuboro, akabafasha n'ubundi buzima. Ndavuga nti ntabwo ndi bujyeyo ntambaye imyenda irimo amasogisi. Mutira sokisi arazinkiza, narazimuhaye arazifata arazijugunya. Niba zaranukaga niba zitaranukaga nta muntu umukirwa n'ibyo simbizi, ariko yarazijugunye. Ntaho ubukwe icyangugu manuka n'ikimodokari nitwaye cya Fiko, ngiparika ahantu ku ruhande, arakegamira. Akegamiye mubona ndi hirya, ngenda niruka n'ubwuzu, we yibuka mutira amasogisi ntiyamenya ko inzozi zasohoye. Ngiye kumuhobera arambwira ngo hagarara, ngo akavuyo uzanye n'akiki. Ntacyo bintwaye nzanye akavuyo, ariko ndumva narisobanukiwe. Ubundi umukene niwe uvuga yihohora, nihangane, niko Bibiliya ivuga. Ariko urampabura se mahamuke, reka da, nifitiye icyizere kuko ntacyo mukeneyeho. Narije kumusuhuza gusa, ndamwari narije kugusuhuza, arambwira ngo kugira ngo bitange iki? Urama kontache neza nitonze, ngiranya, maze hari uburyo bikandaho kikagira ngo ndamwanisha uri kumuhamura wegamiye imodokari yanjye ya miliyoni 20 ngahe zarasohoye. Bene se wa Yosefu bamubonye ntibamumenya, ntibamumenya. Hari ahantu abantu bari bakuzi, Imana inyura ishusho yawe, n'uburyo abantu bari bakwitezeho, Imana ikugaragaze mu bundi buryo abantu batari bakwiteguyeho. Ihere yatugirije aravuga ngo muri gihamya gifite ibihamya. Marayika abwira Mariya, aramubwira ngo uzasamira. Mariya aravuga ngo bizagenda bite? Amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo imbaraga zisumba byose. Dusengere hafi aho. Nabigenza ngo mbona akazi, imbaraga zisumba byose. Babwira Mariya ngo imbaraga zisumba byose zizakuzaho. Nizimara kukuzaho, Umwuka Wera azagukingiriza. Ari ibintu Imana igikora yadukingirije ababisha bacu, bakabibona tuvuye mu ruganda rw'imirimo y'Imana, mu ruganda rw'imigisha, tukahasohoka batazi ko twari turi kumwe n'Imana igigaba imigisha. Imbaraga zadukingirije, bagatangazwa no kuvuga ngo ni wowe. Babwira Mariya ngo wikwibaza uko bizagenda. Hari umuntu wibaza ngo nzabaho gute ndafite amashuri. Reka nkubwire ko Imana ijya gutabara ntishingira ku byangombwa abantu bashatse. Oya, yo ubwayo ishingira ku butabazi bwayo yifitemo. Imana ijya kugukiza ntihera ku miti n'inkingo wafashe, igukiza ikoresheje experience zayo zo kurema. Imana igiye kugutabara ishingira ku mbaraga z'abakwegereye, yo ishingira ku mbaraga zayo z'ubutabazi. Imbaraga zisumba byose zigukingirize, abantu bakubona utunguranye. Imbaraga zisumba byose zigutwikire, Umwuka w'Imana akuzeho.
marayika abwira Mariya aramubwira ngo na mwene wanyu, utagira ngo ni wowe wenyine, aravuga ngo na mwene wanyu umwe nyine mwari muzi ngo ntibizashoboka, na mwene wanyu Elizabeth. Aramubwira ngo kuno ukwezi kwa gatandatu ngo nawe atwite. Marayika ni igitangaza. Aya makuru Mariya ntawe yarazi, ntabwo yarazi ko na Elizabeth atwite. Hari umugabo nigeze njya gusenga ahantu, arangije arambwira ngo kuva igihe wahereye ubwiriza ngo nibwo mfashijwe, tujya tubagira bateye batyo. Arambwira ngo none ndumva umwuka wera ambwiye ngo ngutware nkugeze mu rugo. Ndamwari nta modoka iheka iyindi papa. Yari afite ka korora, nagiye muri lava yanjye. Arambwira ngo umwuka arambwiye ngo ngutware nkugeze mu rugo. Imana ibwira Mariya ngo na mwene wanyu, na mwene wanyu, na mwene wanyu. Tujya tugira abantu badushinyagurira abashumba bacu, tujya tugira abantu badushinyagurira. Hari umwarimu umwe nari ntuye ahantu Faustin yansuye bahita mu Rw'impyisi. Hari umwarimu umwe yayoboraga itorero ahantu, iri torero ryacu i Kamembe ahantu hafa. Yarampamagaye arambwira ngo ko ahantu wari utuye bari kuhasenya, wakwimutse ukaza i Kamembe ukagaruka ko twemera amavuta yawe, ko tuzajya tuguha icyumba cy'amasengesho ukakiyobora. Garuka icyango ubanguka. Naba nawe n'uwo muhamagaro urawugira. Marayika abwira Mariya ngo na mwene wanyu, utagira ngo ni wowe wenyine duhuye, ibi amazi iminsi uje gukora. Igihe wabonaga rwose nari mu operation kwa Elizabeth, nari na mwene wanyu ku kwezi kwa gatandatu. Utagira ngo ibintu nje gukorera iwawe ndi kubyiga kubikora. Kwa Elizabeth tekinike yo gutwita yagezemo ubupeyani, afite ibimaze amezi 6. Bivuze ngo izere ibyo nkubwiye ibyabaye kuri Elizabeth bizasohora. Aravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo bihere. Tonema odra bengini bahoya haja Imana ivuga ngo bihere. Yarivuze abagomba kubana nabo, irivugiza abanyeshari, irivugiza abahozi, irivugiza abakontrasitse. Irabazi nta jambo Imana ivuga. Bakurikiza bashaka gusenga n'Imana. Barababwiye ngo amaviza ngo no kurira indege ngo bihanurwa n'abantu bo mu macacizi. Ntabwo ari bo bibereye gusa, ntabwo ari bo bibereye gusa, natwe turazikeneye. Amazu n'amamodoka biraryoha, biraryoha, biraryoha. Nasiyo barite kwa ibintu biraryoha. Hari na bene wanyu Elizabeth amakayini, amazayini si wowe niyo kubikora gusa. Abana barakiga mu mashuri akomeye. Elizabeth amaze iminsi, na bene wanyu bamaze iminsi. Ntabwo ari bwo Imana igize. Na bene wanyu herukana nabo. Na bene wanyu ndagira ngo dusengane. Imana isanze amaboko ya Mose yananiwe, iramubwira ngo akira Uri, agufata amaboko. Imana itumbutse Uri mu yindi mirimo. Hari Uri ushinzwe ukuboko kwawe kw'indyo. Imana urekurisha suri ya mashini ahari muri wese, ikaramu inanirwe kwandika kugira ngo ukuboko kwawe gusubizwe n'imbaraga. Hari ukuboko kwa Aroni yari asanzwe ari umutanzi, yari afite imirimo mu rugamba, ariko babonye Mose ananiwe baravuga ngo ibyo urimo birekeraho. Mose yabuze, hari abantu tubujije gukora. Mose ananiwe, hari abantu tubwiye ngo amaboko yategurutse, bagufata amaboko,
hari umuntu ukwiriye kukuvuganira Kristo yanyuramo, narekeraho kuganira ibindi no kuvuga ibindi, ahagarara agomba guhagarara. Yageze imbere ya Mose, asanga Mose yananiwe, baramubwira ngo ruhuka wicare, bamutegera akabuye. Urwo rugo rurimo intambara za buri munsi zihoraho, icara uruhutse tuza, ntabwo ari urwabukera nawe cyakabogi, ruhuka icara. Bizinesi y'urwaruka muho kugenda, icara wongere ukore, ishyuza wongere bakwishyure, curuza wongere mwunguke, biga wongere utsinde, kora, icara. Babwira Mose ngo humura, icara, bamushyiriraho ibuye. Nasomye ijambo Yesaya yahanuye, yaravuze ngo bagushikamijeho umutima, ujye ubarinda bakaba amahoro masa, kuko bakwiringira. Babwira Mose ngo bikongera guhagarara, icara, amaboko arayafata. Mose niyasinzira, ntacyo byari bitwaye, amaboko bari bayafashe. Yosefu aravuga ngo Imana ntizabura kubagirira neza. Aravuga ngo kuko igihugu muzakibona, amagufwa yanjye ntimuzayashingure hano. Birashushanya ibya Kristo kwanga kuguma mu gituro cyo mu isi kandi igufwa rye ritaragombaga kuvunika. Amagufwa Yosefu bayacyuye mu gihugu cy'isezerano, Kristo azamuka mu rurembo rwo mu ijuru nta gufwa rye na rimwe rivunitse rinasigaye mu gihugu cy'umubiri. Ndagira ngo nkubwire ngo abakiranutsi barasa. Niba amagufwa ya Yosefu yaratashye mu gihugu cy'isezerano, Faustin Muzimu uriho arananirwa kugera gute mu by'Imana yavuze? Ndagira ngo dusengane. Amagufwa ya Yosefu yageze i Kanani. Wowe uri muzima ntabwo uri umurambo, unaniwe kugera mu masezerano gute? Muracyari hano, amagufwa yarashyitse, unaniwe gushyika ahandi. Hari abantu b'amagufwa babonye ingo zirakomeye kandi ntibigeze basenga, bazubatse batari amagufwa ku buryo abakristo bazima zibananira. Mu buhe buryo? Nimbivuga ntibugire ngo nivangirwa. Hari abantu bagaragara nk'amagufwa yumye, bari mu maduka bakora, abakristo bagenda barabuze icyo gukora. Bigenda bite kandi abantu bazima bafite ubugingo bwa Kristo bakorana n'Imana bicaye, nawe shika Imana ntizabura kukugenderera. Yosefu aravuga ngo ntizabura kukugenderera, ntabwo Imana izabura kubagenderera. Niyo wafungisha ingufuri n'ibikondo bingana bite mu rugo iwawe, ntiwafunga ku buryo Imana itakwinjira. Ntabwo Imana yabura kukugenderera. Ndagira ngo mbasabe muhaguruke, abantu badukurikiye online nizereraho muri mupfukame. Amagufwa ya Yosefu yarashyitse, ariseti ananiwate gushika mu byo Imana yavuze. Tirikabe isubiramo cyane, tirikabe. Hari igihugu kirimo umugisha wawe, hari ubutaka bw'umwero wawe, hari isoko ibazakuba inyota, hari aho ukwiriye guhahira. Tirikabe ko wananirwa kugerayo. Nibyo pe, wanyuze iz'ibizigo, Imana ntiyabyemeye kwigucisha iz'ubusamo, wanyuze iz'ibizigo. Ariko friend of tutafika. Ibizigo tubinyuzemo. Kwa Jehova Jire yararimbye ngo urugendo rw'ibingerageza bitandukanye. Aravuga ngo Satani ngo anyereka ubugari bw'inyanja, yarayipimye azimezire zayo, ngo kandi anyereka n'umuraburimo. Aravuga ngo ariko wa musare we ndakwizeye. Ntabwo byoroshye guca muri iyi nzira y'ibingerageza bitandukanye. Satani wamugomye anyereka ubugari bw'iyo nyanja, akanyereka
n'umurimo ariko nakwizeye uzanyambutsa wa musare nakwizeye ndabizi neza uzanyambutsa hari ahantu ngeregereje ndagira ngo tukabwire ngo Imana ntizabura kunyemerera. Ijambo ryawe uvuga rirasa n'iryo Mose yavugiye ku nyanja itukura. Wiceceka mu masegonda make, ganira n'ubutayu bwari bukuri imbere, ganira nabwo. Ndagira ngo muri aya masegonda dusenga, ndabinginga gatoya iminota 2 twifatanya dusenga. Nisoza ndinginga pastor wacu Bernard, ndakwinginze bahungure mikoro nawe aradufasha gusenga. Ndagira ngo dusenge. Imana iguhe Mose ukujya imbere. Kabiri, Mose wawe nananirwa cyangwa wowe ubwawe nunanirwa, Imana iguhe na Aaron, iguha bagufata amaboko. Ndagira ngo dusengere mu kirere cyo kwizera. Mana turagushimiye, diplome yacu iragaragara nk'ikanzu ya Yosefu. Abantu bayisize amaraso, perimi bayisiga amaraso, randi documents bazisiga amaraso, ibyangombwa by'ubutaka babisiga amaraso, kandi ejobundi z'imodoka zacu bazisiga amaraso, amashuri y'abana bacu bayasiga amaraso. Bamaze kubisiga amaraso barabituzanira twebwe bene byo dukora ikiriyo, twatura ko bituye, turizwa n'urupfu rwabyo. Nyamara Yosefu yabanyeho, kuba tuzi ibyo tubizaba tubisobanure ngo ntibigihano. Ikiriyo cya Yosefu cyarabaye, nyamara cyabaye kwa Yakobo, ariko amasezerano ya Yosefu azasohora. Yosefu yari yagezeyo, kuba baratwaye Yosefu ntibyamubujije kugera mu iterambere rye. Hari abantu barose, bamwe batwara amazina, batwara amafoto, batwara imyenda, batwara imisatsi, ariko tubizakubuza gushyika. Ijambo ryawe ryabwiye Mariyeti, imbaraga z'isumba byose zizakuzaho. Bisize kuri uyu muntu maze kwisohoka nawe, bisize kuri uyu muntu baterereje abadayimoni, bisize kuri uyu muntu bakorera imigenzo y'abapagani. Imbaraga z'isumba zose bizimanuka. Haleluya! Bagishira mu rwego umwuka w'isumba zose azamutwikira. Ubigera avuze ngo sinzi kubigenza mukemera, uburyo twicira igihe warangiza ukakurebera amashuri y'ikindi gihe, igihe kikakwitwikiraho gifite ubwiyamure, igihe cy'ijoro kikakwiyorosa, abantu bakatubura ishusho bikuyabagare. Ariko nyamara ugiye gukura igihe, ugikuzaho ikindi gihe, ugiye kudukiza igihe, udukirisha ikindi gihe. Ubwira Mariya ngo imbaraga z'isumba zose zizagukwikira. Kwikira uyu mugabo, kwikira uyu mugore, kwikira urugo, kwikira uyu mukobwa, kwikira uyu musore, gukiza amaboko mabi, gukiza imanza z'uburiganya, gukiza ibiganza bya Satani, gukiza imirimo y'abadayimoni. Kwikire imbaraga z'isumba zose zimanuke. Uri mubyeyi urananiwe, ariko ibiganza bya marayika ukomeye bimuzaniye akabuye yicaraho. Ibiganza bya marayika ukomeye bimufashe amaboko. Yarabaye nkaho ari wenyine, ariko amaboko yose yarafashwe. Amaboko yari amaze gusukura, amaboko yasukuraga, arongera yarakomejwe, arongera yarakomejwe, arongera yarakomejwe, arongera yarakomejwe. Ijambo ryatubwiye ngo kugeza izuba rireba bisobanuye ngo ibitabaye rirashe, birize rireba, amaboko agifashwe, yagucogora, yakunanirwa, yagutsindwa. Wongeye kubifata amaboko ngaho. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimira Yosefu bari basigaye yapfuye, tumugaruye kwa se ari umunyamumaro. Yosefu wari waragurishijwe,
uyu mwanya tumwakiriye gutunga bene se mu bapfa yosefu wari waraciwe kumwakiriye gutanga ikintu bya bene se yosefu wari waragamiwe yosefu wari waratuye kure tumwakiriye kwikubita imbere abantu ntibamwikubita imbere icyubahiro wamusezeranyije gisohora gihari gisohora reba ziragirika nishimwe turaguhimbaza Jehova shana sinabyawe n'uhimbazwa ku bwa Kristo Yesu amen. Turagushimira. Haleluya haleluya haleluya. Ijwi ry'umukanguzi.